Ndongenda gushikane ngo ikaze muri ikiganiro. Uyu munsi rero ku muntu wari wansabye kumusobanurira izina rye ryitwa Nadine, yongeye gusobanura inkomoko, ibisobanuro n'imiterere y'abantu bitwa ba Nadine. Ba Nadine rero ngiye gukora ko uyu munsi niba rero ufite imico nk'iyi ngiyi uze kwiyumva niba ufite izina nk'iri ngiri wumve niba bihuye. Ikindi uramutse nawe ushaka ko dugusobanurira izina wazatwandikira unyuze muri comment maze natwe tukazagusubiza. Uyu munsi turasobanura Nadine. Nadine ni izina rikunze kwitwa abana b'abakobwa cyane cyane mu bihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Rifite inkomoko mu Kirusiya, rikomoka kuri Nadizeda, bikaba bisobanura icyizere. Imiterere ya ba Nadine aratoranya cyane, yaba mu guhitamo inshuti cyangwa umukunzi, ashaka amahoro n'umutuzo mbere ya byose. Yirinda cyane amakimbirane n'ikindi kintu cyose gishobora kumubabaza cyangwa kumukomeretsa mu buryo bw'amarangamutima. Agira intego, aba yifuza ko ibyo ashaka byose biboneka nta na kimwe kivuyeho. Akunda ibintu bikozwe neza cyane, yifuza ibintu byinshi yaba mu kazi cyangwa mu buzima bwe busanzwe, gusa nawe akunda gukora ibyo ashinzwe uko bikwiye. Agira amarangamutima kenshi kandi akorwa cyane, gusa akunda kugumana ibyiyumviro bye n'amarangamutima ye ntabigaragaze hanze. Niyo yaba ababaye cyane biragoye kubimenya. Akurikira umutimanama we cyane, yaba mu byo akora no mu mibanire ye n'abantu. Agira ubushobozi bwo kumva abantu cyane, yishyira mu mwanya wabo, bikaba byatuma yavamo umuganga mwiza ujyanye n'imiterere. Kugerageza kumuburanya cyangwa gushaka ko yahindura ibitekerezo bye ni ukwikoza ubusa, kuko yizera ko imyanzuro aba yafashe ariyo ikwiye, ku buryo aba yumva uburyo undi muntu atabona ko ibyo yahisemo ari byo bikwiye. Niba ushaka kumuvuguruza biba byiza cyane iyo hari ibyo uzi birenze ku byo azi kandi ukaba ubisobanukiwe, birahagije. Aracetse kandi aratuje, gusa muri we ni umuntu uhora utera intambwe igana imbere gusumbya uko yabikoraga mbere, dore ko buri gihe aba afite ikintu ateganya. Agaragaza ko yita ku bantu, agwa neza ndetse agira urukundo, ariko nanone akaba umuntu ukunda kwifata cyane. Azi gutega amatwi abantu, akunda kandi umuntu umuririra. Ni byiza ko ahorana ibiganza birambuye. Iyo akiri umwana Nadine aba acecetse kandi aba ari umwana w'imico myiza, akunda n'ibikinisho. Nadine ni umuntu wifuza ko ibintu bigera neza cyane kandi mu buryo bwe, ku buryo ku mukunzi we bishobora kumucanga. Yifuza kuzuza neza inshingano ze. Ibyo Nadine yifuza, inshuti ze n'abo umuryango we bamuba ku mutima cyane, ku buryo aba yiteguye kubaha umwanya uwo ari we wese, urukundo no kubitaho uko ashoboye. Gusa abashaka ko babimwishyurira. Mu mirimo yifuza gukora harimo uburezi, ubujyanama, kuba umuganga w'imitekerereze ndetse n'ibijyanye n'ubuvanganzo. Ngayo nguko, niba Nadine umuzi cyangwa ariko witwa, watwandika tubwira niba neza koko iyi mico byaba bihuye. Ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Ukeneye kudusobanurira irindi zina watwandikira unyuze muri comment nk'uko nabigusabye.